twongeye kubasuhuza abakunzi bacu kuri Rising Engineer 2020 twizere ko bameze neza ikaze twizere ko mukomeje kudukurikira nk'ibisanzwe. Joshua nawe suza dukurikiye. Nanjye ndabasuje cyane nizere ko bameze neza. Joshua, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa isuku. Ni inkuru y'akasamutwe iri hano. Akasamutwe. Isuku hehe Joshua? Mu muhanda. Mu muhanda. Abari bagize ngo ni isuku ku mubiri cyangwa ahandi hantu, oya, isuku mu muhanda. Ibi turabishingira kuki? Ibi turabishingira ku itangazo umujyi wa Kigali washyize ahagaragara cyangwa se wasohoye ku itariki ya 17 z'ukwa kane rivuga 2024. Yego. Bivuga ko umujyi wa Kigali wibutsa abantu bose ko bibujijwe kwanduza umuhanda. Ibyo bireba umuntu ku giti cye, abafite ibikorwa by'ubwubatsi, aho imodoka ziva cyangwa zinjira kuri shansiye, ibirombe n'ahandi. Imodoka zigomba gusukurwa amapine igihe zigiye kwinjira muri kaburimbo. Joshua, abantu bakoresha Twitter babonye bose iryo tangazo. Wenda ushobora ko ryanyuze n'ahandi hatari kuri Twitter. Ryibutsa abantu kutanduza umuhanda. Bibutsa abantu koza imodoka amapine igihe zigiye kwinjira hehe? Muri kaburimbo. Ibi bintu byakiriwe biti? Ntakubeshye, hari ijambo rigezweho ngo akasamutwe. Iyi nayo yari inkuru y'akasamutwe hano hanze. Abantu babyakiriye mu buryo butandukanye. Ariko abantu reka tube tubaretse. Ubundi twebwe tubanze twiganirire. Twebwe ubwacu uko tubyumva. Turaza kubitanga nk'umwanzuro. Duhereye uko tubyumva, dushobora kwenda twajijisha cyangwa twayobya abadukurikiye. Ahubwo nibatubwire ngo baba barabyumva bati, ese aho mutuye dufite inshuti zacu zikurikira nyinshi cyane ziri ku mugabane wa Amerika. Abantu bari muri Amerika narabonye benshi mudukurikiye. Muri Amerika iyi modoka mwabonye ko kana gatangazo risohoka bagaragaje ahantu imodoka yanyujije amapine mu muhanda wa kaburimbo igenda ishyira ibyondo muri kaburimbo. Barongera hepfo none bashyiraho bavuga nyine bagomba koza imodoka. Mwebwe mu mujyi mutuyemo, sinzi igihugu urimo ngo ni iki, bigenda biti iyo umuntu afashwe yanduza umuhanda muri buriya buryo? Kuko hari ibintu biri mu itegeko ryacu ribuza umuntu kwanduza umuhanda bakanamuca n'amande. Umuntu arariye ataye ibintu mu muhanda, ibyo twarabimenyereye, ibigori biki n'ibiki, bahita baguca amande iryitanu. Ibicupa by'amazi ibyo si bisanzwe. Hagiye hari ahantu habugenewe ho gushyira imyanda yabibora n'itabora. Ariko se ndakubaza ikibazo, ko wari ubajije abantu bo muri Amerika, ubundi bagira imihanda y'ibitaka? Reka tubaze n'abari i Burayi n'abari muri Afurika. Abantu dukurikirana bari mu bihugu by'abaturanyi, abantu bari i Burundi, abantu bari i Uganda, Kampala, Tanzania, ibihugu byose bya East Africa. Abari muri Afurika y'Epfo, Zambia, dufite abakunzi benshi. Mwebwe aho bimeze bite? Abantu bacu muri Philippines, nimutubwire bimeze bite iwanyu? Ibihugu bifite nk'ubu ntekereza ko nko mu bihugu byateye imbere wenda ikibazo bafite si ukwanduza umuhanda binyuze mu bitaka. Wenda imodoka ishobora guca muri vidange cyangwa se mu yindi myanda ikaba yazikanduza umuhanda. Ese ushaka kugira ko hari igihugu kidafite umuhanda w'ibitaka? Niko mbitekereza ko. Noneho rero ngiye ku ruhande rwanjye, nyuma ya kana kantu iratangaza umujyi wa Kigali wasohoye, ngiye nagiye nsoma comments nyinshi abantu batanze bituma nanjye numva mpugutse nshaka gutekereza ngo ubundi ibintu bimeze bite. Noneho rero vuba hanga muri iki cyumweru nakumanukiye hano ku Ruyenzi. Ndahabona. Urabona hano hari ahantu hari inganda izira zikora amabati n'ibindi n'izikora za jini. Urenze hepfo ku ruganda rwa jini umanuka ugeze ka muhanda hamwe hahoze isoko, mbona ikamyo zavuye mu gipangu ahantu barimo kubaka hari nkeka zifite ibitaka, zigenda zibishyira mu muhanda, biramanuka bigera hasi mu gishanga. Nawe wahanyura wigenderaga n'akavatiri n'indi modoka isanzwe ukanyerezwa n'ibyo bitaka. Hari harimo n'abafitemo moto,
abantu bakanyereramo ukabona ko byateza n'impanuka kandi ukabona ko bitejeje n'umwanda. Ese nibaza ngo ese koko bya bintu umujyi wa Kigali wavugaga, wenda ahangaho ni hanze y'umujyi wa Kigali, uretse no mu mujyi ahandi ho birakwiye yuko abantu bafite amashansiye basohokana ibyondo mu mashansiye bakagenda babikwirakwiza mu muhanda tukabifata nk'ibintu bisanzwe. Mu by'ukuri isuku ni isoko y'ubuzima, isuku ni ngombwa, ntabwo bikwiye. Ariko se turibaza tuti mu gihugu cyacu kikiri mu nzira y'iterambere, dufite karitsiye zimwe zirimo kaburimbo n'ahandi hakiri imihanda y'ibitaka, icyo kintu kirashoboka? Icyo ni ikibazo. Bavuga ngo igihe yego igihe ugiye kwinjira muri kaburimbo oza amapine uzabigereza hehe? Hari agakomedi umuntu ahise ashyiraho, reka twigarukire muri komedi. Hari umusore ahise ashyiraho komedi muri komedi, yego, afata ibase, akabasi gatoya, ashyiramo amazi azana n'iturusho, ubundi ajya muri kaburimbo atangira kuyoza. Ngira ngo yabifashe nka komedi. Wenda ubwo iyo bitujyana kuri komensi abantu batanze, n'ubundi ntawe zitariye n'ibyo ngibyo cyane. Komenti nazibonye mu byiciro birimo abantu bagiye batanga challenge, bagaragaza impungenge ibibazo bihari. Wenda nk'icyo bavuga gutese koko imihanda yacu yose irimo kaburimbo, kuri njye aho nzanyura hazari mu muhanda wa kaburimbo ntasabwa kwanduza kaburimbo. Izindi komenti zirimo n'abagaragaza umuco w'isuku, ariko harimo na komenti zirimo komedi. Abantu bose hari abahise babikoramo komedi, ariko hari n'abandi nabonye barimo gutukana. Abantu bonyine barimo komenti zarimo ikinyabupfura, usanga abantu batukana bagatuka abayobozi n'abandi bantu ubona ibintu byo kutubahana. Ibyo nabyo izo komenti twazibonye. Duhere kuzihe? Duhere kuri komenti zisekeje. Komedi abantu bahise babihinduramo komedi. Umuntu umwe arandika ati ese niba mushyizeho ayo mategeko avuga ko niba mvuye mu muhanda w'ibitaka ngomba kubanza koza imodoka, nta kibazo nzajya ngendana akajerekani mu modoka, ati k'amazi nzajya akabido. Urumva ngo ni nka wundi wahise afata akabase, nawe agafata n'itorosho akajya koza kaburimbo. Abo ngabo nawe bifashe muri komedi. Nta yindi komedi yari irimo, yose zirimo nyinshi. Undi nawe aragira ati nko mu bindi bihugu iyo umuntu yangije umuhanda cyangwa se akanduza umuhanda arawukora. Urumva aho ngaho ni muri challenge ijyanye n'amategeko. Ubwo komedi turazirangije. Urumva hari ababishyizemo komedi, hari abo ngabo bagenda n'utubido, hari n'izindi komedi. Umwe aragira ati niba koko ari uko bigiye kugenda, karitsiye zose nk'uko mwashyizeho ziriya petroleum station, sitasiyo za esanse, umuntu ashyireho sitasiyo z'ibinamba. Noneho umuntu najya ajya kuvomesha ngo esanse avomeshe n'amazi, cyangwa ajya aca mu mazi bamwoze. Yego, uwo nawe ni umukomedi. None akandi gakomedi nabonye ko umuntu wahise ibintu by'amasogisi. Yego, uriya nawe w'amasogisi aravuga ati ngewe umwana wanjye ese bijyanye ngo n'ujya mu buriri, ngo ese ufite uburiri umwana akajyamo akamusiga ibyondo, ukamubaza aho yashyize inkweto n'amasogisi byagenda bite? Urumva ko nawe yabizanye mu rwego rwa. Undi nawe agira ati mudushakira amasogisi y'amapine. Yego, ariko rero nabonye amapine y'imodoka tuyambika amasogisi. Noneho nujya kugera kuri kaburimbo ya masogisi yanduye uyakuremo maze wigendera bisanzwe. Ibyo bimeze nk'abaturage b'iwacu mu cyaro. Hari ukuntu ubu uzi ko ugiye kujya ku murenge aho gitifu akubona, ukagira inkweto uva muhira wambaye za bodaboda, ukagira inkweto ugenda wambaye, cyangwa se agenda yambaye ibirenge. Yajya kugera hafi y'ubuyobozi agafata utuzi agakaraba, hanyuma agashyiramo inkweto, ubundi akabona kugera ku murenge. Ubwo aba ngaba batanze iyi komedi nawe yo kuzana amasogisi ni ikintu nk'icyo bashaka kuvuga. Undi yaranditse ati umuhanda se wahindutse isahani icyansi, nimutubwire. Ibyo bintu birakaze. Abo ngabo nabizanye mu rwego rwa komedi. Reka turekere aho ngaho abakomedi, noneho turebe ababishyize mu rwego rwa challenge.
mbese ugaragaza imbogamizi nubwo iri tangazo ryatanzwe ariko ko hari imbogamizi kuburyo bitashyirwa mu bikorwa. Baragira bati, umwe aragira ati niba umunyarwanda yishyura umusoro kugira ngo ibikorwa remezo byubakwe, hanakorwe n'iyo suku. Urabizi hari abantu basanzwe bakora isuku. Niba rero wishyura umusoro ngo ibikorwa byubakwe n'iyo suku ikorwe, nibongera umusoro ubundi babona ayo bahemba abakozi benshi bazajya bahinga cyangwa se bakosora bakora isuku muri ya mihanda. Ariko tujye tubyizanye ukuri, nk'ibyo gitekerezo umuntu wifuza ko bongera imisoro kugira ngo twanduze umuhanda babona bawukora, kereka ahubwo niba bizanye kugira ngo bahange umurimo, avuga ko abantu bangiza umuhanda arimo guhanga umurimo. Ariko iyo comment ndumva anyway ni uburenganzira bwe kubyumva atyo, ariko numva bishekeje. Undi nawe ati ese niba koko bisabwa ko igihe cyose ugiye kwinjira mu muhanda wa kaburimbo ugomba koza amapine, abantu b'i Burera birabareba, abantu baturutse mu cyaro hateye hate ku buryo Burera ngewe ndahagenda, ntabwo ari Burera gusa, hari n'undi uravuze ngo muri rusange amakuru ashaka gutanga ntabwo ari Burera nk'akarere, yashaka kuvuga ngo abantu baturuka mu bice by'icyaro, kuko hari n'abo nabonye batanze izo komenti bari mu mujyi wa Kigali, uvuga ati abantu bari hirya iyo ngiyo aho kaburimbo itaragera, uzajya uva mu rugo ugenda ku muhanda w'ibitaka, nujya kugera kuri kaburimbo ubigenza uti. Iyo ni challenge ishingiye kuvuga ngo ibikorwa remezo hari urwego bigezeho, ariko hari n'urwego rundi tugifite, turacyafite urundi rugendo. None umuntu ukoresha umuhanda w'ibitaka we najya kugera kuri kaburimbo azajya bigenza ate? Ese ubundi ko bavuze imodoka gusa, undi nawe yavuze ati ubundi ko bavuze imodoka gusa ko batavuze ibirenge by'abantu. Ariko nkeka ko hari uretse ko wenda ntawahaye interview meya ngo adusobanurire, nkeka ko ibyo bavuga ni ibintu ubona nk'amakamyo apakiye ibitaka cyangwa se avuye ku mashansiye aza akinjira mu muhanda akahashyira icyondo. Ariko si ukuvuga ngo imodoka ivuye mu muhanda w'itaka wenda iryo taka imvura yaguye harimo ibyondo aje kuri kaburimbo, ndakeka atariyo kesi bavugaga. Undi nawe yarababajije ati ese niba muvuga ko imodoka zanduza umuhanda, imodoka zitwara ibitaka urabona iyo zigiye gucukura ibitaka zijya ahantu neza hari ibitaka byinshi, zikabiparikamo, zigapakira, zigahaguruka zigenda, izo modoka zo zizajya zibyitwaramo gute? Okay, wenda aho ngaho umuntu atanga igisubizo. Ubundi buri ahantu nko mu birombe, kariyeri n'ibiki, imodoka cyangwa se aho ngaho bari mu bipangu, igihe barimo gusohoka mu bipangu byakaba bivuze ngo kuri gate bashobora gushyiraho itiyo y'amazi kuri robine bagashyiraho umupira, noneho imodoka yahaca bagacishaho ku mapine, bya byondo bikagabanuka bigasigara aho ngaho kugira ngo byinjire mu muhanda muri voie publique. Aho rero hari indi challenge. Umwe yaragaragaje ati se ko mu Rwanda tugifite ikibazo cy'amazi, uduce twose tutarimo amazi, nubwo hari ibyakozwe byiza, igice kinini cy'u Rwanda kikaba gifite amazi akaba ahenze, hari aho bayafite hari n'aho batayafite. Iyo ni challenge ya mbere, bazabisukura bate? Ese noneho nibaguma gufata amazi bakoreshaga mu rugo hakongeraho n'amazi yo koza amapine y'imodoka ngo ivuye mu bitaka, ayo mazi azava? None se nanjye nkakubaza ngo ibya bitaka byo byaje mu muhanda byo wowe undi yatubwiye ngo bongere imisoro abantu babikubure, byo bazabikuza iki? Si amazi? None ayo mazi yo azava he? Azava muri ya misoro. Urumva rero ikibazo, ariko ntazava mu mafaranga yo. Urumva rero ikibazo ntabwo kikiri kuba nta mazi ahari, kandi iyo urebye ku mibare ya WASAC dufite amazi igipimo cyo hejuru kirenga 80-90%. Urumva rero nta kibazo cy'amazi dufite mu Rwanda. Aho nge nicyo ntekereza, ntabwo ntekereza ko koza umuhanda bigusaba amazi ya WASAC, ahubwo twirinde kwanduza umuhanda aho ngo tugiye gushaka amazi yo koza. Byoroshye ko umuntu ku giti cye agikemura ikibazo mu kibanza cye kurusha uko tugiye gukemura ikibazo mu muhanda rusange. Ariko byo rwose ngewe ku giti cyanjye ndabishyigikiye, kuko wabonaga ko ziriya modoka ziteza umwanda cyane pe. Ni ibintu bikabije. Ngewe ngo urugero rw'izi modoka twabonye tugeze ahantu bita ku Ruyenzi, ye ikamyo bishyiramo sinayibonye,
ariko byagaragara ko ari ikamyo ivuye uko byagaragara aho isohokeye aho bakuraga ibyo bitaka mu rugo mu gipangu aho bakoraga ku ishansiye igenda ibishyira muri kaburimbo ubona ko ari ibintu bidakwiye rwose abantu bashakisha uburyo hari n'itekinike abantu bakoresha hari uburyo imbere bakora akantu k'akazenga bagashyiramo amazi sibyo n'utubuye ukuntu noneho imodoka yacamo bigahita biyoza ntijyane bya bitaka byose hehe mu muhanda. Hari n'undi watanze igitekerezo cy'icyakorwa ati rero kuko 99 cyangwa 99% y'imodoka dufite zinyura ku butaka muzana imodoka zinyura mu kirere. ubwo aravuga indege iki gice mu kirere ntabwo imodoka ibaye indege. Hari imodoka burya zinyura mu kirere zigendera mu kirere mu bihugu biteye imbere zirahari bitari ngombwa ko inyura ku butaka bitari ngombwa ko inyura muri kaburimbo. ore twamushyiramo abandi ba komedi ariko ni igitekerezo cyiza kandi u Rwanda rwagiye rutekereza uburyo izo modoka nazo zagezwa hano mu Rwanda tukaba twakoresha imodoka zo mu kirere ziguruka zikajya zipakira ibitaka. Yego kuko imodoka ari kubwira aha ngaha cyane ngewe uko nabibonye ngewe zipakira ibitaka ntabwo ari zo gusa n'imodoka yawe ku giti cyawe nayo ishobora kunyura mu bitaka ikanyura cyangwa mu wundi mwanda yawunyuramo ikaza ikanduza umuhanda. ubwo twitwaza akabido ni uburyo bumwe bushoboka uko witwaza akajerekani ka esanse cyangwa se uko ujya kunywesha ibintu uko bitemewe kwitwaza akajerekani ka esanse ukeneye esanse ajya kuri sitasiyo. ubwo narimvuze ibyo gucuruza esanse mu ngo no kuyigendana ntabwo byemewe. narimvuze kumwe nyine kuyitwaza ni nko kujya kuyinywesha nyine uko ubizi neza ko anytime wagenda ukayinywesha kuri sitasiyo zitandukanye. sitasiyo ijya iba ifite amazi ifite na esanse ahubwo numvise ikintu kuri sitasiyo za esanse nibongereho ahantu ku ruhande bahashyire itiyo ifite amazi neza kuri sitasiyo zo uzahagera ute kuri sitasiyo ziri kuri kaburimbo uzaba wahageze ute. ni nk'uko iyo esanse gushiranyemo uri nko mu muhanda hagati wiyeranje ukagera hehe aho unyweshereza. nawe ngushyize mu banga bakina komedi cyangwa se urabona ahantu henshi mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda hari aho banyweshereza bafata aho banyweshereza bahashyire n'amazi. ndibaza ntihubwe ikibazo nakwibaza wenda nawe nakubaza amazi na esanse byabangikamo oya ntabwo bivangwa byaba hamwe byaturana hakaba hari ikigega cy'amazi ahantu n'undi kuri sitasiyo haba ibigega by'amazi bategetswe gufata amazi y'imvura ya mazi bafata bayashyira he bayashyira muri za ruhurura akagenda ahubwo nibayabike mu kigega hafi aho ngaho badushyireho itiyo tujye tubona twegereza amapine umuntu uzajya uzaje kunywesha bikagaragara ko amapine yasaga nabi babanze bamwogereza. ariko n'ubundi burya ahenshi hafi ku masitasiyo hafi aho ngaho hari n'ahantu bashobora gushyira imodoka bakazitunganya ku ruhande zifite ibibazo n'ibindi nibyo twabishyira muri iyo kategori. nk'igitekerezo nanjye natanga ariko Joshua hari ahantu tutavuzeho bafite ikinyabupfura gike batukanye muri komensi hari abantu reka tubanenge kuba hasohotse itangazo kuba hatanzwe igitekerezo kidahuye n'ibyo wowe utekereza biguha uburenganzira bwo gutukana. bari abantu kandi nkeka ko ari urubyiruko batukana kuriya sinamenya ngo ni bande kubera ko akenshi baba bakoresha amazina utabasha kumenya ayo ariyo. umwe ugasanga ngo yitwa kabari undi ugasanga ngo yitwa agacupa k'amazi ntiwamenya ngo ni umwana ni mukuru ntiwamenya ngo ni urubyiruko ariko ubwo waba uri wese turakugaye gutukana ugatuka abayobozi b'igihugu cyangwa se ugatuka n'abandi bantu batanze ibitekerezo sibyo. tanga igitekerezo cyawe uko ucyumva ubundi wigendere ababishinzwe bazabikurikira. bigutwaye iki gutanga igitekerezo cyawe mu kinyabupfura ukavuga ibintu uko ubyumva udatukanye abandi rwose babishinzwe barabikurikira. ubu natwe twagiye kudutuka hano hasi
kuri njyewe byo ni uburenganzira bwawe. untuka arabakoze icyaha, ntimuze gutukana. Joshua, tugane ku musozo. Hari ikibazo twari dufite turubaza abantu. Abantu twagihereyeho nibatubwire nabo ko babibona aho bari. Iwanyu mwebwe umujyi mutuyemo bigenda bite? Ese koko uwanduje umuhanda muri buriya buryo arahanwa? Ese hahanwa n'amakamyo avugwa, harimo n'imodoka ntoya, harimo amagare, harimo n'abanyamaguru? Iwanyu mu mujyi mutuyemo bimeze bite? Mugiye gukora iki kugira ngo iki kintu kikorwe, kigerweho? Nitwashimira abantu badukurikiye Joshua. Reka tubashimire, tugasoreza ahangaha tukagira ngo nakagaruka. Yego, reka tubashimire bakunzi bacu ba Rising Engineer. Ibiganiro byiza byo rwose nta handi uzabisanga, ni buri munsi, nta handi uzabikura. Ibitekerezo, icyavuzwe, ikiri gutrendinga, cyavuzwe hehe, tuba turi tayari. Ahubwo wowe turangire ni wanyu. Yego, turangira ahantu hari akantu k'ubwenge tugasangiza kandi abandi tuze. Yego, ubaye ushaka kuduhamagara ushobora kuduhamagara kuri 07 80 63 36 02. Iyo ni nimero yanjye, wampamagara ukambwira uti ngwino muri aka gace hari inkuru iyi n'iyi. Okay, ushobora kandi kuduhamagara kuri 0366 008812. Aho ni kuri Rising Engineer. Dufite na email yacu, tugiye kubishyiraho hano byose ku buryo ubishaka arabibona. Murakoze cyane rero, tuzasubira ubutaha.